Ndabasuhuje, abandi ndabaramukije, abandi ndababajije ngo mwiriwe neza. Uyu munsi rero kuri uyu munsi kuri iyi televiziyo yacu cyangwa se kuri iyi TV yacu bita DAC TV, mbazaniye filime, ndakwinginze kugira ngo iyi filime uyirebe, nuyireba ntabwo birarangira utarize bitewe n'amarangamutima ayirimo. Dutangiye turi kubona umukobwa afite isahani, afite ibiryo ku isahani, ariko uko bigaragara ashobora kuba ari kurya kuko nubireba urabona ko afite ikiyiko mu ntoki. Ngaho mureke dutangire iyi filime yacu. Uko nari mbibabwiye rero dutangiye turi kubona umukobwa uri kwirira ibyo kurya, mu gihe akiri kwirira ibiryo bye tugiye kubona tubona hatambutse umusore bigaragara ko ari umukene, bigaragara ko ari gusa nabi cyane, bigaragara yuko uyu muntu ashobora kuba anashonje. Umusore yaramwegereye arangije ngo ati none se wampaye ku byo kurya, wampaye kuri ibyo biryo uri kurya koko? Wampaye. Umukobwa ati urashaka nguhe? Kanze ngira utuntu nkwereka, kanze ndaje. Umukobwa yasize ibiryo aho ngaho nuko yinjira mu nzu. Se agiye kureba iki? Ntabwo wamenya ikintu agiye kureba, reka tuze turebe ikintu agiye kureba. Kumbe agiye kuzana akandi gatebe, ndabona azanye akandi gatebe, ndabona ateruye ibyo kurya. Mubireba neza ateruye ibyo kurya arangije abinika ku gatebe, ati ngwino wicare ku iyi ntebe. Ati nicare ku iyo ntebe? Ngwino wicare ku iyi ntebe nta kibazo. Nuko umusore aratambuka aragenda yegera ya ntebe umukobwa yari yicayemo, umukobwa nawe nuko asubira mu nzu gatoya. Umusore arahagarara yanga kwicara, umukobwa nawe agiye mu nzu gatoya nuko ngiye kubona mbona aragarutse, avuye kuzana iyindi ntebe kandi dore amuzaniye n'ikiyiko cyo kurya, aramubwira ati ngaho nimwicare murye, nimwicare ku iyo ntebe rwose murye nta kibazo. Umukobwa nawe nuko ahita azana intebe yiwe nawe aricara, ati nimurye nta kibazo, murye cyorya ngwino dusangire, dore nanjye mfite ikiyiko cyanjye ndi kurya, ngwino dusangire. Ati ibi biryo rwose biraryoshye, reka dusangire nta ribi. Umusore atangiye kurya ibyo kurya nuko ararya, umukobwa nawe arangije arongera arahaguruka aravuga ati oya kame ngiye mu nzu gatoya. Se agiye kureba iki? Reka turebe ikintu agiye kureba mu nzu kuko urumva asubiyeyo. Umusore nawe yaramutegereje hanze, mbona atari kongera gukora mu gihe kumbe umukobwa yari agiye kuzana amazi, azana amazi ye azanira n'umusore ayiwe. Arangije aramubwira ati ngaho nimwakire no ku mazi mufate, dore ibi biryo bisa n'ibikomeye, udafite amazi ntabwo wapfa kubishobora, bishobora kuba byakumerera nabi mu nda cyangwa se ukaba wabirya ukahura n'ibibazo. Nuko umusore akomeza kurya n'umukobwa akomeza kurya, uko barya nyine bakajya baganira gahoro gahoro. Undi ati ibiryo biraryoshye, reka dusangire. Umusore nawe ariko ukabona ko ari gutekereza ibindi bintu, akarya gakeya ariko ukabona ko ari gutekereza, ashobora kuba wenda ari kubasubuka ibi biryo, uyu muntu ngiriye impuhwe gutya. Umusore yarakomeje aririra n'umukobwa nawe yagira ikintu yitaho arakomeza aririra nk'ibisanzwe, ararya nta kibazo bimubwiye, ntacyo bimutwaye. Umusore kuko arya agakomeza kumwitegereza, ariko umukobwa we agakomeza akirira ibiryo nta kintu yitayeho, ubona ko afite umutima mwiza. Uyu mutima kuwugira biragoye, sinzi ko hari umuntu wapfa kubona ufite umutima. Umusore waba wambaye gutya cyangwa se undi muntu uwo ari we wese yagutambukaho uri kurya yambaye gutya ngo umuhe ku byo kurya byawe, umwicaze mu ntebe yawe, mbese musangire. Ibi bintu biragoye cyane, ariko urabona ko uyu mukobwa rwose, abakobwa nk'aba ngaba bari hakeya kuri iyi si, cyangwa se abantu nk'aba ngaba kuri iyi si wababona hakeya, ntabwo wapfa kubabona byoroshye, ntabwo wapfa kubasanga ahantu aho ariho hose. Urabona umukobwa yaremeye ahaguruka no ku ntebe yari yicayeho, arangije none se kutari kurya, kujya areba umusore akamubwira ati none se kutarya, komeza urye ibiryo biracyahari. Nuko rero umukobwa yarariye n'umusore ararya, barakomeza barasangira, ariko umukobwa ari kujya yireba akabase uyu musore bitebye. Nuko umusore nawe arangije afungura amazi aravuga ati kambe ninywera no ku mazi, kuko ibiryo ndumva ibiryo bishobora kuba bikomeye, wana kamanze nirire ku mazi, ndatomboye ibiryo ndabibonye. Umukobwa nawe aho arakagitekereza ati tudatinze rero gatoya tukiri aho ngaho, umusore yahise ahaguruka
none se bimeze bite? Ko ndeba uhagurutse kandi ibiryo byari bigihari, ko ndeba uhagurutse. Nuko nyine umukobwa biramucanga, umusore ati oya nahaze, nahaze, urakoze nahaze pe, murakoze cyane, murakoze nahaze, ndabashimiye kubw'ibyo kurya mumpaye, ndabashimiye. Nuko umusore yafashe intambwe aragenda, aratera intambwe aravuga ati reka mbe ngiye. Ageze imbere gatoya bimwanga mu nda, nuko umusore aragaruka. Mu kugaruka rero arongera aragaruka abwira umukobwa ati none se reba hariya urahareba, hariya urahareba. Umukobwa ati hariya ndahareba iki se? Hariya oya, hariya ndahareba iki? Nuko umukobwa arakomeza yitegereza, arongera areba umusore ati none se nta kintu ubonye? Umukobwa arongera arareba, yatereye akajisho wapi, abona nta kintu ari kubona. Aramwihorera, arakomeza arareba wapi, yarebye abona nta kintu ari kubona hakurya imbere. Ariko se nta kintu uri kureba hariya? Umusore aramuseka ati niba nta kintu uri kureba rero sinzi, ubwo amaso ashobora kuba atari kureba neza kandi se nigendera, ubwo sinzi. Nuko ati ibiryo byawe rero watetse byari biryoshye, nagushimiye pe, nari nshonje, nta muntu wari wigeze umpa ku biryo byiwe, abandi bose bari banyihoreye, ariko pe wenda gushimiye, murakoze gushima. Nuko umukobwa yamubwiye ati ngaho bayi ndigendeye, bayi ndigendeye pe. Nuko umusore nyine arigendera arikomereza. Umusore aragenda, ariko ageze hirya arongera avuga ati oya kangaruke, ese uyu musore ari gushaka iki ko yanze kugenda? Ibiryo yabiriye, yavuze ko yahaze, ariko ndabona ko aramugisha cyiwe yari afite. Ese none se uracyashaka kurya? Oya reka nze nkwereke ahubwo gatoya, nze nkwereke utuntu ngiye gukora, sibyo? Icyo buretse gatoya, ati ahubwo ibiryo byawe ariko ubishyize ku ruhande, tugira akantu gatoya mbanza kukubwira, cyangwa se ngira akantu gatoya nkwereka. Ibi biryo byawe nibyo nari ndi kukubwira, ngiye kubifata, nimara kubifata noneho mbyegeze ku ruhande gatoya, nawe haguruka. Umukobwa arangije arahaguruka, maze guhaguruka umusore afite ka gatabureti kari kariho ibiryo, arangije arambwira ati ngaho rero amazi yabeshyire ku ntebe, ubundi uzane ibiganza byawe nkwereke. Umusore n'amazi yari afite nawe ayashyira hirya ku ruhande, arangije abwira umukobwa ati noneho dore kamwereke rero ikintu tugiye gukora, sibyo? Zana ibiganza byawe birambure. Ibiganza byawe rero buri ureba, sibyo? Subire ibiganza byawe birambure gutya, ariko ugire gute usinzirije nubwo ari kureba, sibyo? Sinziriza, sinshaka ko uri kureba, yawe yasinziriza, sinziriza. Umusore nawe nuko akora mu gishashi cyiwe, yabwiye umukobwa ngo asinzirize ahumirize ye kuba ari kureba. Uko wibuka ko yamubwiye ngo reba hakurya iriya, umukobwa arareba ntabwo ari kuhareba, ntabwo haruzi wapi, abona yuko umukobwa yamwumviye yasinjirije. Arangije rero niko gukora mu gikapu, mana yanjye akuramo amafaranga menshi. Arangije abwira umukobwa ati reba, yazungutse imbere y'akayaga ayo mafaranga. Arangije aramubwira ati amafaranga rero uko ubona gutya, amafaranga ni ayawe. Umukobwa biramutungura, biramucanga, ibyishimo biramurenga, araseka. Arangije avuga ngo aya mafaranga ni ayanjye, icyo ubwanjye ngewe, ati urayampaye, urayampaye koko? Mana we murakoze yambi disi, murakoze cyane, murakoze, ndagushimiye. Umusore arangije arigendera, amusigira amafaranga menshi. Nyamara uyu musore yari umukira, ahubwo yari ari kugerageza ngo arebe uyu mukobwa, yari ari kumugerageza ngo arebe se uyu mukobwa koko, cyangwa se ari kugerageza abantu ngo arebe uwamugirira neza ni uwuhe. Ndabakunda cyane cyane. Iyi filime rero ikintu igomba kukwigisha nk'umuntu, cyangwa se nk'umuntu usanzwe ubaho, naribuze ngo iyi filime hari ikintu igomba kukwigisha. Mbese ni irihe somo igusigiye? Shyira muri komenti aho hasi. Ariko ndagira ngo nkubwire njyewe isomo iyi filime isigira buri muntu wese ugomba kuyireba, ni uko
uko ugira neza umuntu, ujya ugirira neza umuntu kuko ntabwo uba uzi umuntu uri kuza kugusaba ubufasha ikintu agamije, ntabwo uba uzi ikiri bukurikireho nyuma. Kimwe n'uyu mukobwa urabona iyo yibeshye akamwima ibyo kurya bye bike bingana kuriya ntabwo bihwanye n'ari amafaranga amuhaye. Niyo mpamvu mubwira ngo ugira neza kuko iyo nugira neza ineza izakugarukiraho cyangwa se ibizakugarukiraho bizaba ari ku inshuro nyinshi, bizaba ari byinshi cyane birenze ibyo wowe watekerezaga n'ibyo wibwiraga. Niyo mpamvu nkwinginga nkubwira ngo icyo ngusaba, icyo nkwingingira ni uko ugira neza, icyo nkwingingira ni uko nawe ugira neza ukita ku bantu ukagira impuhwe, kuko urabona uyu mukobwa kugira impuhwe kwiwe gutumye abana amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri ntabwo umuntu usanzwe, nta muntu w'umutima umeze kuriya wapfa kubona, wapfa kugira neza umuntu wambaye kuriya cyangwa se umuntu usa kuriya. Ndabakunda mukore subscribe hano kuri Daily Advice by Claude TV. Ciao ciao, duhura ubutaha, ndabakunda mwese.